gutinya amaso y'abantu. Comments. Uzuko amakomantere uyu munsi abantu basigaye batinya no kubwiriza ubutumwa, umuntu asigaye avuga yigengeseye. Kare kuri eglise umukozi w'Imana umwe yagiye gutanga ubuhamya bwe. Aravuga ati ndabinyiza akantu ugiye kuvuga nimuzakavuge. Gutinya komantere z'abantu. Nimvuga ko nahisemo bibiri, abantu baravuga ibiki? Nimba ukigendera ku byo abantu bavuga amaso y'abantu, shaka dimanche itaha uzagaruke kuko urimo guta umwanya. Kuko nimba ugitinya abantu ngo baravuga ibi, baravuga biriya, baranekerezaho iki? Kuko hari ibintu bimwe Imana ishaka kukubwira gukora birenze ubwenge bw'abantu. Komantere zikaza ari negatifu gusa kugira ngo uzumve komantere kari positif ure muri famille yawe, ukabona ukajya no muri church yo abo twita abanyamwuka. Nabo bakumva rimwe Imana igeze kuvugana na Yesu mu matwi y'abantu bari aho ngaho ngo bumva ngo ni inkuba ivuganye nawe. Tutimagine aho Imana irimo kuvugana, Imana n'ijuru, Imana ikavugana nawe. Bamwe bumva ni marayika, abo urumva ko bari hafi babagiriye ubuntu n'Imana kugira ngo basi bumve ibyo urimo ko bishobora kuba bivuye ku Mana. Muri ko bandi bahunga ngo bumva ngo ni inkuba ivuganye nawe. Iyi nkuba sivugana n'umuntu. Ibyo bivuga iki? Confusion. Abantu babwira ibyo Imana yakubwiye gukora no kujyamo, abantu bakumva ni confusion. Urimo kuvuga ibintu bidafite umutwe n'amaguru. Kandi uzi kuzavamo mu wahita ukomeye none ngo urasaze, urasaze uracagaye ikintu. Kubera iyo ni langaje isi tumva. Ni inkuba mu matwi yabo. Agafaranga karimo karimena mu ba IT ubite. Kuko hari ibyo Imana irimo gukururira gukora. Ntabwo urava gusa ku musozi wa religion ukorera Imana n'ibiki. Ushobora guhamagarira mu bindi, muri business cyangwa se iki. Wari ufite akazi keza utonda uhembwa ugira ya mishahara ndimo navuga hari ukumva hari business zibogaboga muri yo, hari ubucuruzi uri muri trading muri yo Mana yanjye. Wabwira abantu ngiye muri trading, ngiye gukora ibi ariko se wasigiye $100 kwera unanda wacanga iki? Ujye gutangira ha zero, ujye gufungura office, ujye gufungura kandi wasaze. Urumva bikora ahantu hose. Abantu rero biba confusion muri bo iyo bitegereje wari umuntu ugiye kuvamo ikintu. Kwa tukwitezemo ikintu gikomeye ariko unatudecevoir. Uratubabaje vraiment. Uratubabaje kabisa babaye n'abandi. Ariko ntacyo bitwaye kuko aho urimo kujya bo nibahabona. Kandi amakomenti bavuga nazakubabaze kuko ibyo bavuga nibyo uyu munsi. Ni inkuba mu matwi yabo. Don't worry nucika intege. Icyubahiro cy'Imana kizagarara. To kizagaragara. Kizira wafashe ishika itagarukira mu nzira. Amen amen. Nubwo itangora ari amahwa ari amabuye ariko hari igihe uzagera ugere muri kaburimbo. Buri muntu wese yifuza gusaba lift wa. Mwaye murabona umuntu asaba lift mu mabuye. Ariko usaba lift wese ajya mu muhanda mwiza. Umva uri muri season rero yo guca mu bihe by'amabuye yo guhura n'imihanda mu muhanda utari mwiza, abantu badasobanuka ibyo urimo gucamo, confusion nyinshi. Ariko azagera igihe batangira gusaba lift. Babandi bakuvuze nyine bazahora ateko se wafashije abantu ufite ikibazo gikomeye y'abana nabara kabisa. Kandi ayo yaguponze mu minsi ikize. None ibyo wagiyemo birikobera biko birishurira umwana amashuri bimutabaye arishinzu. Tota bizagaragara ko inzira wafashe ishika itagarukira mu nzira. Biriya ni ibintu bine bikomeye bibujije abantu kuba Imana bashaka. Barashaka kwishushanya bagatakaza ishusho Imana yabaremanye. Bakazibima imiyoboro yose Imana bashyizemo ishobora kuyobora ubutunzi bubarema. Ibyo abantu baha agaciro nabo bakabiha agaciro bagatakaza icyo Imana yahabaye agaciro ku buzima bwabo. Ibihembo byiza bibyo mu bibanza runaka, akazi runaka bikagukanga no gutinya amaso y'abantu.